n'abantu baravuga cyane. Ubu ndeba hari abantu benshi bagiye bagize ibitangaza kabwira ati turi kumwe nkuri inyuma nzagufasha nkwemereye support ndetse n'igihe kikagera ariko bikarangira biherereye mu magambo ariko ndashima Imana ko ijambo ivuze. Amen. Haleluya. Ijambo Imana ivuze irihagararaho. Niba Imana ivuze ngo nza irayikurikirana uko byagenda kose kugeza ikabikora. So niyo mpamvu nariringiye riri ubwo ari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Reka tuguhe ikaze wowe muntu ukurikiye Philadelphia TV aho waba uherereye hose mu bihande by'isi byose, haba muri Canada, Amerika no mu bindi bice by'isi bitandukanye. Nizere ko umeze neza, ibyo uri gukora biri gucamo, wibuka no gusenga Imana. Uyu mureba rero ku mashusho ya kamera umuhanzi wabigize umwuga, tugiye kuganira nawe kuri byinshi muri kariyeri we y'umuziki. Ndumva twatangira dusenga twiragiza Imana. Yego, turakwakiriye mukozi. Dutangire dusenga. Yego Imana turagushimye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye, tugiye kubana na bene data batandukanye bari mu mpande enye z'isi zitandukanye. Tugusabye kubana natwe, icyo duhagaritse n'imbaraga zose z'umwijima dusabye Imana kugira ngo ibe mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Turatangira utubwira amazina yawe, bakwita nde n'ibindi bike bigiye bikwerekeyeho bigusobanura uwo uri. Bigiye gusobanuka, byari bihishwe mu maso y'abantu, dore iraje kubisobanura. Amazina yanjye nitwa Bigiye gusobanuka Samson Nzabona Inderera. Wakibaza ngo ni ukubera iki Imana bigiye gusobanuka? So iryo ni izina ry'ubuhanzi. Yego. Samson Bigiye gusobanuka, ukaba uri umuhanzi ukora indirimbo. Kora izi indirimbo zihimbaza Imana. Yego. Tuzi nk'indirimbo zita gospel. Yego. Gospel. Yego, tugiye gutangira utubwira inzira yawe y'umuziki, wayitangiye ute, niki cyatumye ujya mu muziki? Yego. Byiza cyane. Inzira yanjye y'umuziki rero ni impano. Ni Imana yampaye nkiri umwana muto cyane. Iki gihe nimba ubyibuka wanganaga gute? Ndumva nari mfite imyaka 12. 12 kabisa. Wari ukiri muto? Nari mu mwaka wa 5 primaire, urumva nari mutoya. Nari mfite imyaka 12. Ninde wakwinspirinze cyangwa ninde waguteye? Ni Mwuka Wera. Nta wundi kabisa, ni Mwuka Wera. Imyaka yawe yaje gutyo. Yego. Imyaka yawe 12 watangiye umurimo w'Imana wo kuririmba. Byaraje. Yego. Ndahantu rwose ndumva narindimo mbagara ibishyimbo. Yego. Hanyuma numva ijwi ry'Imana rinjeho. Yego. Numva ndaririmbye. Ndaririmba none kutuntu mbona turemeye. Yego. Nijwi byose bita biza ndaririmba. Hita mva guhinga mva mu kubagarira ishyimba ko kanya. Ndagenda mfata agapapuro ndakomeza ndandika. Yego. Indirimbo ndayikora. Ni Mwuka Wera kabisa. Yego. Icyo gihe watangiye umwuga wo kuririmba, nibwo kijya wari utangiye umwuga cyangwa ubusanzwe naririmbaga muri Chorale de Dimanche? Ariko ubwo ndimo mvuga nge ubwanjye yo mpano isa nk'itunguka. Yego. Isa nkaho iza muri nge.
ariko urumva muri korali twaririmbaga iz'abandi nuko by'abana, ariko icyo gihe ndaho ngaho ndabyibuka nari ndimo mbagara ibishyimbo nibwo Mwuka Wera yanjeho gutyo kuririmba biza ako kanya. Ese ni nacyo gihe cya mbere wahise usohora indirimbo cyangwa? Iyo ndirimbo nakoze ako kanya babwiye ko nahise mva mu murima njya kuyandika, ngenda nkandika, mbona indirimbo yose ndayikoze. Ubona indirimbo yose urayikoze? Hanyuma nibwo natangiye kuko iyo ndirimbo nahise nyiha korali, byahise byemerwa. Ese iki gihe wigaga mu mwaka wa kangahe? Nari ndi mwaka wa 5 primaire. Mwaka wa 5 primaire. Nari mutoya. Ego. Nibwo watangiye kwandika indirimbo? Nibwo natangiye rwose, nibwo natangiye. Urumva nari umwana mutoya cyane. Ari umwana cyane. Ese muri uwo mwuga wawe urumva watangiye kare birumvikana? Nari umwana. Ari umwana. Ubwo iki gihe tubyite nkaho yari impano y'Imana yiri itangiye kukugaragaraho? Navuga ngo ni impano y'Imana, ni nk'isoko itobotse. Yego. Ni isoko yari itobotse muri njyewe. Yari ndimo ariko ntabizi, itangiye kugaragara n'abantu batabizi, ariko isa nk'aho itoboka kugira ngo ijye ku mugaragaro. Yego. Naho mu wa 5 primaire mfite nk'imyaka 12 hafi aho. Noneho ubwo urumva icyo gihe ntabwo wari wagatangiye kubikora nk'aho ari umwuga, wabikoraga nk'aho ni Umwuka Wera nyine wakuyoboraga? Umwuka Wera, ariko nkimara kubona ko bibaye ko nkoze indirimbo ko ibayeyo kubikunze nkayishyira no muri korali tukayiririmba bikemera, yego, ako kanya nahise mvuga nti iyi mpano reka nkomeze nyikoreshe. Icyo gihe wahise utangira cyangwa? Nahise ntangira. Wahise utangira gukora indirimbo? Ndakomeza nkora n'izindi nyinshi, nahise ntangira. Ubu tuvugana ubu umaze kugira nk'indirimbo zingahe? Ubu tuvugana indirimbo njyewe ubwanjye nanditse nkazikora zigeze mu ndirimbo 30. Indirimbo 30 kizemo n'izo nagiye mpamakorali zose ziri hamwe zaciye muri njyewe kuva ku myaka 12. Ariko hanyuma izo nasohoye yego ni 6. Wasohoye indirimbo 6 nizo? Nk'ubu nk'umuntu ashaka nko kuzibona yazikura hehe? Ushaka kuzibona, ikibazo barije ni cyiza cyane. Yego. Ku mbuga nkoranyambaga ushobora kujya kuri YouTube ukandika bigiye gusobanuka by Samson. Bigiye gusobanuka niryo zina nkoresha nk'umuhanzi by Samson. Wambona cyangwa se ukajya ku maradiyo atandukanye. Yego. Radiyo Umucyo wazibona, yego, radiyo Nkoramutima ziriyo, kuri radiyo ADPR Life Radio wazibona. Yego. Izo ndirimbo zirahari rwose, barazikina, ziraboneka. Yego. Noneho reka tujye umwuga wawe wawutangiye ukiri mutoya. Tubwiye yuko wakoze indirimbo kuva icyo gihe kugera ubu ngubu ufite indirimbo 6 arizo ziri hanze. Wakoze indirimbo zigera muri za 30. Yego, dukorere mu nganzo. Bigiye gusobanuka, bigiye gusobanuka, ibyari bihishwe mu maso y'abantu, dore iraje kubisobanura. Dore ituye mu kera kandi yambaye ibyera, ihora ari yera kandi ihora ikiranuka. Irindi jambo n'uwo yaribwiye, niyo ivuganye nawe aya magambo igira iti, dore ngukuyeho amabyi y'abana b'abantu bagusize, kandi manuye inzandiko zose zakuregaga. Dore bagufasheho ijambo irabareka baravuga, kandi bakubariye iminsi iricecekera, irabareka baravuga ndetse baraniyongera. Ariko noneho dore iraje kubambura ijambo kandi ije kubiranga.
na nyuma ya zeri irakora. Amen. Icyumvikana ni uko izo ndirimbo ugenda ukorana indirimbo zirimo amagambo meza, amagambo y'icyizere, amagambo yahumuriza. Ese ngira ikibazo, ese iyo urimo urandika indirimbo, iyo ufite ikaramu uri kwandika indirimbo, ese ni igiki gituma ibyo bitekerezo biza? So ikintu kimfasha cya mbere ni amasengesho. Yego, ni amasengesho. Ngewe ubundi uburyo nkoramo indirimbo bishobora kuba bitandukanye n'abandi. yego, iyo ndi mu bihe byiza byo gusenga, yego, njya kumva ijwi riraje, amagambo araje, ahera ko garirimba gahita gikora ikararangira nta bintu byinshi. Ariko ndabutse mvuze ngo ngiye gukora indirimbo ntabaye mu ibyo bihe, ntago byakemera. So ngewe indirimbo zanjye ziza ziturutse ku Mana, ntago bimvuna, ntabwo bingora, ntabwo njya gutondeka amagambo, ahubwo ndi mu bihe byiza byo gusenga, ijwi n'amagambo bizira rimwe nkahita ndirimba. Yego, nkahita birangira rwose. Mu ndirimbo ufite niyo ndirimbo uvuga ngo ino ndirimbo ni nziza cyane kurusha? Yego, indirimbo zose aba ari nziza bitewe yuko n'izawe zose ni nziza urazikunda, ariko byakunda aba ari indirimbo warakoze ushyizeho umuhate, cyangwa se ifite ikintu ikwibutsa kuri wowe, ufitanye amateka nayo, cyangwa indirimbo igusobanura abantu bakuziho. Si iyo ndirimbo yaba ari iyihe? Amateka yayo ni ayahe? Ni ukuvuga ngo indirimbo zanjye zose ndazikunda, ariko cyane indirimbo yitwa bigiye gusobanuka. Bigiye gusobanuka isa nkaho ivuga njyewe. Bigiye gusobanuka, nari ndi mu gihe cyo kwihanurira. Yego. Ese igitekerezo cy'iyo ndirimbo cyaturutse hehe? Kuki wayanditse? Kuki ari ukunda cyane? Ni ukuvuga ngo nk'uko nabivuze, yego, mba akenshi na kenshi buriya niyo wumvisha indirimbo y'umuhanzi uhita umenya igihe yayihangiyemo cyangwa yayiririmbiyemo. So yari indirimbo igaragaza umubabaro, bigaragaza ko yari ari mu gihe kitari icyo kwishima, cyo kubabara. So ni ukuvuga ngo ino ndirimbo yumvishe neza uhita wumva ko hari ahantu narindi bitameze neza, ariko hanyuma Imana ikaza ivugana nanjye muri aya magambo y'indirimbo, isa nkaho impumuriza imbwira ngo bigiye gusobanuka. Kuko navuze ko indirimbo zanjye ni ubuhanuzi, ziza ziturutse ku Mana, ntabwo njya mfata umwanya ngo mvuge ngo ngiye kwandika ngire nte. So iyo ndi mu bihe byo gusenga njya kumva ijwi riraje n'amagambo araje, nkahita ndirimba message Imana ishaka kugeza ku bantu bayo, igahita imanuka. Yego, igahita iza rwose. Yego. Kubyumvikana uri umuhanzi utari uwavubaha cyane, maze iminsi. Yego. Kandi n'ikindi wanabitangiye ukiri mutoya. Ibishoboka byose ufite intego. Ese intego yawe muri no kariyeri y'umuziki yaba ari iyihe? So intego yanjye ni ukugira ngo namamaze ubutumwa bwiza binyuze mu ndirimbo. Yego. Ko nabonye abantu benshi cyane bafashwa n'indirimbo kurusha ibindi bintu byinshi bitandukanye. Yego. Ubwo rero muri makeya intego yanjye ni ukugira ngo namamaze imirimo y'Imana ariko biciye mu buryo bwo kuririmba. Yego. Ese watubwiye izina ryawe, watubwiye ko Samusoni Nzabonenderera. Noneho iryo ukoresha mu muziki wawe nibigiye gusobanuka. Nibigiye gusobanuka. Ese iryo zina nkuko byumvikana ko bidusobanuriye bigiye gusobanuka. Yego, bigiye gusobanuka. Ni n'ubuhanuzi. N'ubuhanuzi. Uyo nkubwiye ngo bigiye gusobanuka mba naguhanuriye. Nawe ubwo bigiye gusobanuka. Kandi ari n'ubuhanuzi yigeze kuduha mu minsi ishize vuba aha. Ese ahubwo watubwira iryo zina ryaje rite, ryaturutse kuki, ku bantu batari kubyumva nyine iryo zina ikigaragara cyo nuko iryo zina ritaje gutyo gusa? Reka mvuga iki kintu wenda ntabwo ni nakivuze, ubusanzwe ndi umuhanuzi. Yego. Ndi profete. Amen. Ntabwo ari ibyo nigira, ndi umuhanuzi, nahamagawe nkiri umwana. Natangiye guhanura ndi umwana muto. So Imana rero ikorana nanjye kandi ikorera muri njye,
iri zina ryaje mu buryo bw'ubuhanuzi, ni Imana yari impaye. Hari ikintu navuze ndavuga ngo izi ndirimbo ntabwo ari njye ubigiramo uruhare ngo nzandike, ntabwo ari njye ubigiramo uruhare ngo nziririmbe, ahubwo Mwuka Wera ubwe araza akaza kuri njye akampa amagambo akampereza n'ijwi bizira rimwe nkahita ndirimba. Hanyuma rero iri zina rigiye gusobanuka, ni ukuvuga ngo Imana ikimara kumpa iyi ndirimbo ni nayo yahise impereza iyi cyangwa se iri zina ry'iyi ndirimbo. Urumva ni ubuhanuzi. Umuntu wese ukiyumva ahita yumva ko niba ari ibintu byari bisobanye ku buzima bwe ko bigiye gusobanuka. Indirimbo zanjye uzikurikiranye cyane uzajya wumva ari indirimbo z'ubuhanuzi gusa. Ese muri iki gihugu cyacu hari abandi bahanzi bakora ubuhanzi bumwe n'ubwawe, ku bwawe wumva ari igiki kigutandukanya nabo? Ntabwo navuga ngo ikintandukanya nabo, aho nshobora kuba wenda aciye urubanza ushobora gusanga hari ibyo duhuriyeho byinshi cyane. Kuko hari igihe Imana yigeze ibwira Eliya ngo yari yihishe mu buvumo, yumva ko abahanuzi bose bapfuye bashize. Imana imusanze iramubaza ngo kuki wahunze, kuki wihishe? Aravuga ngo nahunze kuko Ahabu arashaka kunyica, ndetse abahanuzi bose yarabishe. Imana iramubwira ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Sinahita mpresiza ngo mvuge ngo iki nicyo kintandukanya nabo, ahubwo wenda reka mvuge umwihariko wanjye. Nshobora kuba nkuhuriyeho n'abandi, njyewe intego yanjye cyangwa se umwihariko wanjye, indirimbo ndirimba cyangwa se ibihangano byanjye, mba nsaba Imana kugira ngo iteka ryose bibe ibiturutse ku Mana, iyo message iyiturutseho. Ari nayo mpamvu navuze ngo akenshi ndirimba ari uko nabaye mu bihe byo gusenga, ndi kumwe n'Imana. Uri umuhanzi ukunze kugaragara cyane mu ndirimbo za wenyine, nimba nibeshye nibyo. Ukunda kugaragara mu ndirimbo za wenyine. Ese haba hari umuhanzi uvuga ngo uno muhanzi twakorana, cyangwa niwe muhanzi nyine wumva ubu ngubu mwakora n'indirimbo? Ni ukuvuga ngo ni benshi cyane. Ni benshi cyane, ariko igihe nicyo kibikemura. Buriya igihe kizabikemura. Igihe gituma umenyana n'umuntu, kigatuma muganira, kigatuma muhuza ibitekerezo, hanyuma mukaba mwafatanya. Ariko umuhanzi wese uririmba indirimbo y'Imana, ushaka kugeza message ubutumwa bwiza ku bantu, wowe wese nafatanya nawe ntacyo byantwara. Nafatanya mugakora igihangano, ntagiye kuvuga ngo uyu n'uyu. Umuntu wese ufite message iva ku Mana kandi yifuza ko yagera ku bantu, ayifuje ko twakora n'indirimbo twayikorana bakanahinduka. Dusubiye inyuma ku bihangano byawe, watubwiye kimwe, ibindi abantu basangaho ni ibihe? Tubwira ikindi kimwe, ibindi biraza kubatera amatsiko. Ni ukuvuga ngo ari indi ndirimbo ivuga ngo ubwo ari Yesu wabivuze nta kitazasohora, dore igihe kirageze ngo nawe abantu bakumenye, dore igihe kirageze ngo nawe uhabwe ijambo, dore igihe kirageze ngo nawe ibyawe bisobanuke, n'abatari bakuzi nabo bakumenye, kuko ari gukuye aho Irodebari, kandi uzajya urira ku meza y'umwami. Haleluya. Kuko ariyo yabivuze, ubwo ari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Amen. Cyumvikana nuko iyo ndirimbo ni indirimbo y'ihumure. Indirimbo y'ihumure, indirimbo nziza cyane. Ijambo ryayo isohoza bwari wabivuze. N'abantu baravuga cyane. Ubu ndeba hari abantu benshi bagiye bagizeza ibitangaza, kabwira ati turi kumwe, nkuriye inyuma, nzagufasha, nkwemereye support, ndetse n'igihe kikagera
ariko bikarangira biherereye mu magambo. ukababura. Ariko ndashima Imana ko ijambo ivuze. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo Imana ivuze irihagararaho. Niba Imana ivuze ngo nza, irayikurikirana uko byagenda kose kugeza igihe ikabikora. So niyo mpamvu nariringiye riri ubwo ari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Abantu bayirebe n'indirimbo nziza cyane. Nawe ugiye kwita ubwari we ubgatari abantu barakubeshye abantu abantu bankurikiye abantu bagiye babwira bizeza ibintu ariko bakabitegereza bakabibura. Ariko ndashaka kubwira nibuzi neza ko ari Imana mwavuganye atari umuntu izabisohoza. Iyo ndirimbo watubwiye ko yitwa ngute? Nta kitazasohora. Abantu bayirebe ni indirimbo nziza cyane y'ihumure. Ni iki cyatumye wandika iyo ndirimbo? Igitekerezo cyawe cyaje no kuvuga ngo iyi ndirimbo navuze ijambo rikomeye ndavuga ngo umuhanzi ahanga bitewe n'igihe harimo kandi n'Imana iguha amagambo bitewe n'igihe uhagazemo. Yego. So no kuvuga ngo iyi ndirimbo ijya kuza nari mfite amasezerano nshuti yanjye, ikintu cyitwa amasezerano. Ariko muri icyo gihe nari mfite amasezerano narindi nanone mu gihe cy'intambara zari zingoye cyane. So hanyuma nakubwiye indirimbo zanjye n'ubuhanuzi kandi umuhanuzi amanza kwihanurira. Ubwo rero Imana izivugana nanjye isa nkaho impumuriza imbwira ngo ubwo ariyo yavuganye nanjye izabikora. Nibwo message yatambutse ivuga ngo ubwo ari Yesu wabivuze nta kitaza. Ubwo ari we atari umuntu, ubwo ari Yesu, ubwo ari we atari umuntu. Imana ishimwe nta na kimwe yavuze yavuganye nawe atazasohoza kandi ni ukuri yarabisohoje. Yarabisohoje. Numvaga ntazajya muri studio. Ariko ubwo ari we wabivuze yaranabikoze aranabisohoza. Ndamushima cyane. Twaganiriye kuri byinshi, watubwiye ukuntu ari umwana uri mu murima, igitekerezo cy'indirimbo kikaza. Mwuka w'Imana nzaho. Yego. Uratangira uraterateranya ubona havuyemo igihangano gikomeye cy'Uwiteka. Bikomeza kugenda bikura, wazamukiye muri korali. Ubungubu uri umuvugabutumwa n'umuhanzi. Ese nk'uko wagize nk'umuntu ushaka wenda nko kuguha support cyangwa ubundi bufasha runaka, yaba inyunganizi nko mu bitekerezo, abizi ko abantu bose tuba tubikeneye tubwira ngo tuzamura aha cyangwa ahangaha niwe agize gute mu buryo buri financial. Ese umuntu yakubona gute? Mbona kuvuga ngo abagukurikira bazagukurikira yaba agize n'igitekerezo cyiza. Yego. Kuko ni ukuvuga ngo igihe cyose uhereye na kera, Mose yaba na Yesuwa, hari igihe byasabaga ko hari abantu babafata amaboko bayazamura. Bafata amaboko yabo rero bagatsinda. So uwo muntu yaba atekereje neza, haba mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo buri financial, yambona rwose, yampamagara tukaganira kuri nimero yanjye 0788 14 550 22 ni 0788 14 542 022. Yaba agize neza ubundi tugakora umurimo w'Imana. Yego. Ubutumwa bwiza bukamamara bukagera ku isi yose. Amen. Ase ari ikindi kintu nibajije. Ese umunsi wawe nk'umuhanzi ukora umurimo w'Uwiteka, uhimbaza, ukaba uri n'umuvugabutumwa, ese umunsi wawe uba umeze gute? Umunsi umwe wawe uvuga ngo uno ni ku munsi wanjye uba ugomba kuba umeze. Ese umunsi wawe uba umeze gute? No kuvuga ngo umunsi wanjye icyambere kiwuranga, niba navuga ngo njyewe niyeguriye Imana, so ni amasengesho. Yego. Umunsi wanjye icyambere kiwugize ni amasengesho. Ariko bitavuze ko utasenga uri mu mirimo isanzwe. Icyambere ni amasengesho cyangwa se kugirana ubusabane n'Imana mu buryo bwo gusenga. Yego. Icya kabiri kigize umunsi wanjye ni ukuganiriza abantu banjye. Guhamagara abantu
nkabasuhuza nkabaza amakuru so uko bameze. icya gatatu ni ugufasha abantu mu buryo bwo kubaka imitima yabo bw'ivugabutumwa nk'uko babyumvise ko ndi umuvugabutumwa yego, uburyo bwo kubasengera, mu buryo bwo kubaganiza ku ijambo ry'Imana. Ndi muganga w'imitima. Imana ijya inkoresha imitima y'abantu ikabasha gukira binyuzemo. Ubwo rero umunsi wanjye nibyo biwugize cyane cyane kuvura abantu bafite imvune zo mu mutima rwose. Imvune zo mu mutima zirababaza cyane cyane. Ahubwo tugaruke gatoya muri kariyeri yawe. Uri umuntu, reka tubivuge gutya, uri umuntu umaze igihe muri kariyeri y'umuziki. Kamwe mu bitangira umwana muto afite imyaka 12, hafi aho ngaho urazamuka paka ubungubu ukaba uri umugabo ushitse ushimira Imana. Ese icyo gihe cyose ni igiki umaze gukura nyine mu muziki, umaze kwigiramo, iki umaze gukura mu muziki mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri? Yego, ikintu navuga maze gukura mu muziki, icya mbere ni experience cyangwa se ubunararibonye. Kuko uko natangiye nkora ntago ari kubu nkora. Yego, nagiye nongererwa experience, ubunararibonye bwagiye bwiyongera. Cya kabiri nakuye mu muziki, yego, ni inshuti. Nabonye inshuti, nahuye n'abantu ntari nzi, namenyanye n'abantu benshi cyane zitari kuzamenya nayo ntajya mu muziki. Cya mbere ni ubunararibonye, cya kabiri ni inshuti. Yego, so hari n'ibindi byinshi ariko iby'ingenzi navuga ni ibyo ngibyo. Yego. Bon, tutagiye kure y'umuziki, nagira ngo umubaze, ese niye nama wagira abandi bahanzi, dusoza niye nama wagira abandi bahanzi bakizamuka? Arabizi hari abantu bakizamuka aribwo bagitangira umurimo w'iteka, wabayoboye mu mwuga wo kuririmba, wo kwiririmbira. Ese ni igiki wabafasha? Ni ukuvuga ngo icyo nshobora gufasha umuntu ugitangira bigoye, cya mbere ni ugusenga Imana, akamanza kumenya neza niba koko ari kariyeri ye cyangwa ari umuhamagaro we. Yego, ibintu agiye mba bikunze. Yamara kubimenya ko ari umuhamagaro we, so akagerageza muri iryo sengesho kubwira Imana kugira ngo ice inzira, hanyuma uwo muhamagaro ugenda ugera no ku bantu bose aho baba bari hirya no hino. Yego. Wakongera ukibutsa abadukurikiye nimero zawe bashobora kubonaho? Nimero zanjye ni 07 8 14 52 022. Yego, dushaka kongera kudukoramo mu nganzo mu yindi ndirimbo. Murakoze cyane, kadirimba ino ndirimbo dusoza. Imana ishimwe cyane. Amen. Yeah, 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 yeah. Nimundeke ndirimbire Imana, nimundeke nyitambire, nimundeke nyibyinire, ibutse imirimo yankoreye. Nimundeke ndirimbire Imana, nimundeke nyitambire, nimundeke nyibyinire, ibutse imirimo yankoreye. Amen. Nzakunambaho Mana yanjye, oya sinzigera nguhemukira, kuko wambereye igihome, nzibanira nawe akaramata. Nzakunambaho Mana yanjye, oya sinzigera nguhemukira, kuko wambereye igihome,
nzibanira nawe akaramata. Ndavuga Imana yemwe nabonye, ndavuga Imana si nyirakamana, iratabara aho rukomeye. Iyo ni Imana sikora nk'abantu, nzakunambaho Mana yanjye, oya sinzigera nguhemukira, kuko wambereye igihome, nzibanira nawe akaramata, nzibanira nawe akaramata, nzibanira nawe akaramata. Murakoze cyane. Ni umuhanzi ushima Uwiteka, ushima Imana, akaba n'umuvugabutumwa. Twabanye nawe muri iki kiganiro, amasaha akaba aratugendanye, tubifuriza kugira umunsi mwiza, komeza gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo dukomeze duteze imbere umurimo w'Uwiteka. Tubabwira ngo mwakoze kubana natwe, umunsi mwiza. Twasuza dusenga, yego turongeye turabatumiye, muzagaruke rwose. Turahari kubw'abakunzi ba Philadelphia TV, aho muherereye hose rwose, igihe muzadukenera muzatubona kandi ku gihe. Yego, reka dusoze n'isengesho. Mukozi Mana, turagushimye, tugushimiye ko ari weho wari kumwe natwe muri uyu mwanya. Ntabwo dusize, nta nubwo dutaye, uracyari kumwe natwe, kandi umurimo wawe ukomeje gukoreka hirya no hino ku isi. Turagushimye rero ko ukomeje kubana na Philadelphia ndetse n'abakunzi bayo, kandi ugakomeza guha umugisha Philadelphia ndetse n'abandi bose bahanyura bamamaza ubutumwa bwawe bwiza, mu izina rya Yesu, amen. 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 Umunsi mwiza. Amen. Bye.